Ese waba uzi yuko Bruce Melody yakuriye mu rusengero rw'abarokore aririmba muri korali? Mwongeye kurirwa bakunzi bacu, bakunzi ba YouTube channel yacu, bakunzi ba Burabyo TV, aho murereye hose mu mpande enye zose z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Nkaba nkomeje nshimira abantu rero bakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe ndagusaba gukandaho hepfo gatoya ni ku ibara ry'umutuku, nukandaho ukabona rihindutse urabaranje gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zose zikugezeho ako kanya. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku muhanzi wacu, umuhanzi twese dukunda cyane muri iki gihugu, uri kuri top muri iyi minsi, Bruce Melody itahi wacu. Tukaba tugiye kuganira muri bimwe mu mateka yamuranze, bimwe byamuranze, uko amashuri yayize, icyakora n'ubu ngubu urabizi neza ko ari umuhanzi, akaba ari kuri top muri iki gihugu cyacu. Bruce Melody rero akaba ari muri aya majwi agira ati: diplome yanjye sinzayibikura kuko ntitwika muri iyi minsi, ntacyo nayimaza kuko ibyo mfite ibyo nkora byo byonyine birivugira, ntabwo nakirwa njya gukenera ibindi. Bruce Melody itahi wacu rero akaba ari mu bahanzi bakomeye cyane muri iki gihugu cyacu, akaba ari kuri top, ari mu majwi cyane n'ikinyamakuru cyacu avuga ati: njye diplome yanjye nta manota ahagije nyifiteho ku buryo nakirwa njya kuyidepoza hano cyangwa se njya gusaba akazi, ahubwo nzikomereza umuziki wanjye, dore ko ari nawo ntunze. Ari mu majwi avuga ati biri seriye cyane. Bruce Melody rero akaba ari ijambo akunda gukoresha cyane, ibintu biri seriye cyane. Ibyo akaba ari amagambo akunda kugarukaho bitewe n'uko abantu bakunze kurya hit cyane cyangwa se kuzamuka cyane, kwamamara bitewe n'ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se ibinyamakuru, ahubwo atari impano baba bifitiyemo. Agakunda kwivugira ijambo ati abantu barambiwe ibintu bya seriye cyane. Umuhanzi wacu Bruce Melody akaba uyu ari umwaka wa 9 amaze ahanzwe amaso muri iki gihugu cyacu kuva yatangira umuziki, agasanga muri iyi minsi ibyo abantu bose rero baryoherwa n'ibintu yita ko bitari seriye. Ni ikiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru kiri hano mu Rwanda ku ngingo nyinshi zirimo kuba umuziki we nk'umuhanzi w'umunyamwuga wahoranye impano idasanzwe yo kuririmba. Yagize ati: muri iyi minsi ibintu byose si impano, bigisaba kumenyekana kuko ufite impano yo kuririmba, ahubwo kuko usanga abantu bararambiwe ibintu biri seriye, bakaba bishakira kuruhuka nyine, bakaba umuntu akora ibintu bisekeje bagakunda uwo muntu gusa, nta kindi bagendeyeho, ari ukuba uwo muntu yikora ibintu bisekeje byonyine gusa. Dore amwe mu mateka y'umuhanzi wacu Bruce Melody. Amazina ye bwite yitwa itahi wacu Bruce Melody, agakoresha izina ry'ubuhanzi nka Bruce Melody. Yavutse mu 1992, avukira i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Se yitwa Gervais Ntibahingana na nyina akitwa Verena Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'iwabo. Amashuri yabanza yayigiye ku kigo cya Camp Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe muri Efoteke, yaje kuyarangiriza Islamique Rwamagana. Nta kaminuza yigeze yigamo, yahise yigira mu muziki guhera ubwo ngo kugezana n'ubu ngubu akaba akiri mu muziki, nta kindi kintu na rindi shuri yigeze yongera kwiga. Ese waba uzi yuko Bruce Melody yakuriye mu rusengero rw'abarokore aririmba muri korali? Akaba rero avukana n'umwana bita Nasoni. Ikintu cya mbere cyamuteye imbaraga zo kujya mu muziki nyarwanda, muri 2006 yagiye ku producer agiye gukora indirimbo, bitewe n'uko mu barokore yaririmbaga indirimbo bakazimwaka bakajya kuzihereza abandi, akaba aribo batera amakorasi, akaba aribo baniririmbira, we agahezwa inyuma ntayibone umwanya wo kujya kuririmba. Arangije yigira ku producer Jackson hano mu Rwanda, amuhereza indirimbo, ariko iyo ndirimbo ntiyigeze irangira. Arangije yihereza na murumuna we Nasoni ngo ajye kuyihanga, birangira nawe itarangiye. Ibyo byatumye acika intege, ahitamo kureka ubuhanzi akomeza ishuri. Nyuma y'ibyo rero itahi wacu yaje gusubira muri 2010, asohora indirimbo yitwa Inkovu, ariko kubera amasomo ntigeze abona umwanya wo kujya kuyamamaza.
ngo imenyekane. Uyu muhanzi rero Bruce Melody yaje gusubira muri studio 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. Nyuma yo gukora iyo ndirimbo aza gukora indi ndirimbo yitwa Tubivemo yayikorewe n'umuproducer Fazo. Izo ndirimbo nizo yita ko ari indirimbo zabaye iza mbere muri we, akaba ari indirimbo zatangiye avuga ko ari zo ndirimbo zibaye iza mbere mu gusohoka mu buhanzi bwe. Indirimbo rero yitwa Tubivemo niyo ndirimbo yabaye uko yumva abitekereza aba ari imuzamurira urwego. Nyuma yaje gusohora indi ndirimbo yitwa Telefone, ari nayo ndirimbo yamwaguriye amarembo yo kuba umuhanzi noneho mu Rwanda, atangira kwamamara, atangira no kuririmbana n'abandi bahanzi. Noneho yagiye akorana n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda hanze no hanze yarwo, kuririmba mu ndirimbo z'abandi bahanzi bumvaga ko aririmba bakifuza ko bamubona live, ajya gukora live, naho atangira kujya muri Guma Guma Superstar. Murabizi neza Bruce Melody rero uko yakomeje kuririmba niko abahanzi bose bagiye bifuza ko yaririmbana nabo mu ndirimbo zabo. Muribuka neza rero ubwo umuhanzi wacu Meddy, The Ben na Kamishi bagikeza hanze y'u Rwanda, Bruce Melody yasigaranye inkoni y'icyuma rwose, yatangiye kuyobora muri iki gihugu. Abahanzi bose mu ndirimbo zitwa ko ari bashakamo korabo zigakundwa mu gihugu bahamagaraga Bruce Melody rero atangira kugafata gutyo, birangira abaye umuhanzi ukomeye cyane. Ubu ngubu ari kuri top, nta muhanzi wenda kumusimbura, nta n'uteganya kumusimbura vuba aha ngaha, kuko ari mu bahanzi bakomeye cyane muri East Africa. Bruce Melody rero ejo bundi gukubitira hanze igishego kigize ikinya. Nyuma y'ikinya akumanura ikinyafu. Urumva ni indirimbo zigiye zigendanye rero. Nk'umuhanzi ufite impano, afite uburyo akora indirimbo bitandukanye n'iby'abandi bahanzi. Nyuma y'amateka y'umuhanzi wacu rero, ubaye wakunze ibiganiro bica kuri iyi YouTube channel yacu, nta handi wabisanga ni kuri iyi YouTube channel yacu. Urakanda aho hasi gato kuri subscribe, ujye ubona ikiganiro cyose uko kije ako kanya, ufungure ako kanozogera kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zikugeraho ako kanya. Nkomeza kubifuriza amahirwe n'imigisha, Imana ikomeze ibarinde, ibane namwe mu byo mukora byose, aho muherereye hose ku isi hose. Imana ikomeze ibafashe mu byo mukora byose. Ciao ciao.